abantu badukurikiye ntibumve ko turi kuvuga ikintu coroshe. Iyo tuvuga ibintu byuzura ubwenge n'ibitekerezo, umuntu akaba atakibasha kwiyobora. Hari abantu badukurikiye bazi ko barara basambanywa n'abadayimoni mu nzozi. Yego. Akarota ikintu atazi, agashiduka ibyo bintu byabaye. Yasenze 40, asenga 21, asenga 7, ariko izo mbaraga zanze kumurekura. Niyo mpamvu mvuze ko bigera igihe uyu muntu wasezeranye n'amaso, akantu ko kutarebesha umusore n'umukobwa w'abandi, abantu leta babaza ati ajya agenda ahumye mu muhanda. Ntabwo no kwiga kuyobora. Twebwe biracoroshe hano. None abahungu n'abakobwa basurana muri geto, ahantu hataba intebe, bare bwicare ku buriri. Hari abagenda ngo babanje gusenga yitatu nguye ngo babone imbaraga. Rero nabyumvanye numva ndatangaye, numva ndumiwe. Mu by'ukuri nibwira ko niba utabashije guhunga, kandi tureke no kujya kure muri geto, hera kuri telefone yawe. Abantu bankurikiye banyumve neza, uyu murongo ntabwo uvuga ko ibishuko bihita bihava. Hari abantu rero benshi badukurikiye babaswe no kureba amashusho y'urukozasoni, kwikinisha no gusambana ubwabyo, hanyuma bikaba bimugejeje ahantu nta nshingano nange kuvuga ngo nimwe, azikora nabi kubera ko ngiye gutanga umuti w'indwara. Aho niho ngira ngo bategereje ikinini cya mbere bakwiye kunywa. Twatangiye utubwira ko ari indwara, ariko abantu bari basanzwe bazi ko ari ingeso, bo niko bayitaga. Iyi ngeso irageraho yarenga ingeso ikaba ububata. Yamara kububata, uyu munsi twayise indwara. Pastor, iba karande ryari? Twongeye kugira umugisha wo kubana nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Twizera ko ukomeje kugira ibihe byiza, kandi dushimanye Imana nawe kubigucira inzira ukabasha kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze cyane, kandi tunezezwa no kuba wahisemo kumva ibi biganiro, kuko twizera ko hari icyo bihindura mu bice byawe bitatu, ariko kandi nawe ukazafasha abandi. Dushimye Imana twebwe nawe, ariko by'umwihariko dushimye Imana yashoje Pastor kugira ngo twongere kubana nawe mu kiganiro. Pastor, ikaze. Urakoze. Amakuru yawe? Ndashima Kristo. Yego, reka dusenge Imana dutangire. Imana, turagushimiye ko duhaye aka kanya. Turasenze kugira ngo ibyo tuganira bigire icyo bimarira umuntu. Imbaraga zawe zibane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ikaze, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Pastor, twongeye kuguha ikaze. Urakoze. Umerewe ute? Ubuzima bumeze bute uyu munsi kugeza uyu munsi turi kuganira? Ndashimira Kristo, biri mu nzira nziza. Hanyuma urabizi ko tuzabaha amakuru arambuye, twarabibasezeranije. Yego, tumaze iminsi turi kuganira ku ndwara zo mu mutwe. Abantu benshi cyangwa se abatari bake batatekerezaga ko nazo zishobora kuba indwara, Pastor, bakaba bumva ko yari imyifatire isanzwe ku muntu. Ariko nibaza ko ibi biganiro uko bigenda bikurikirana, batangiye gusobanukirwa ko burya hari imyitwarire ariko hakaba n'imyitwarire. Niyo mpamvu mbonera gushimira abantu bose bagenda batubwira ko bakurikirana buri kiganiro ku kindi. Biduha icyizere cy'uko ibyo tubasangiza mu by'ukuri nta na kimwe kizabacika, kandi iyo utwaye ubutumwa bwuzuye ni nabwo bukiza, niba ntibeshye Pastor. Ikaze rero. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara nshyashya ikurikira indwara twavuze ubushize yitwa kubeshya. Abantu nibaza ko bayumvise, batarabyumvise ni ikiganiro giheruka, ubanza ucyumve hanyuma dukomezanye. Hanyuma uyu munsi Pastor tugiye kuganira ku yindi ndwara nayo abantu bakeka ko itari indwara, ariko ngira ngo niba dukurikira neza baraza kumenya impamvu yitwa indwara. Urakoze. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'ubusambanyi. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko gusambana ubwabyo atari indwara yo mu mutwe. Ariko iyo umuntu agira irari rikabije ry'imibonano mpuzabitsina, rituma atakibasha kwigenzura, rikabangamira ubuzima bwe bwa buri munsi, kuzuza inshingano, gukora akazi neza,
bavuga ko haba hamaze kuba ikibazo naco batemeza cyane ko ari indwara ariko biba biganisha hafi aho. Mu rwego rw'ubuvuzi bwo mu mutwe hari ikibazo cyitwa kutabasha kwigenzura. Iyo ndwara ni kubayita ku byifuzo umuntu agira, ku myitwarire iganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ni nk'aho bavuga ngo umuntu aba amaze kuyoba bikabije, atakibasha kwigenzura, kwisuzuma, kwifata, kwiyobora, kwirinda, kwiyobora mu byifuzo agira. ngira ngo abantu bumvise tuyise indwara y'ubusambanyi bari basanzwe bumva yitwa ingeso y'ubusambanyi. Ubwo buradufasha ku aho yego. Ubwo bivuze ko uyu muntu aba ahora atekereza gusa ku mibonano mpuzabitsina mu buryo bukabije. Kuvuga ngo nta kindi kizenguruka mu bitekerezo bye. Hanyuma ni umuntu ugerageza guhagarika iyo myitwarire bikanga. Ubwo ndiho ndavuga noneho wagwaye. Yego. Ibyo bintu arimo, ndavuga ubusambanyi, bukaba bumutera ingaruka mbi ariko ntabashe kubuhagarika. Yani nk'ibisebo, yego, ibihombo n'ibindi. Kumara igihe kirekire nk'amezi nk'atandatu ariko akazongera akabyisangamo kandi yaragerageje kubihagarika bikanga. Hari abantu rero benshi badukurikiye babaswe no kureba amashusho y'urukozasoni, kwikinisha no gusambana ubwabyo, hanyuma bikaba bimugejeje ahantu nta nshingano nange kuvuga ngo nimwe, azikora nabi kubera ko bizana kurangara k'ubwonko. Iyo uhora mu bitekerezo bimeze bityo, uwo muntu bimutwarira igihe kinini, hanyuma byangiza umubano we n'abandi. Sinzi niba ubizi ko abantu bagira, nangiye kuvuga ngo iyo ngeso, reka noneho uyu munsi mvuge ngo iyo ndwara. Uyu munsi ngira ngo twahinduye iritwa indwara. Ava kuri umwe ajya ku wundi, kandi uko ahindura abantu niko yongera umubano mubi n'abo babikoranye. Kubera ko ahita amuta agafata undi, kandi aba afite ibyo bamwijeje. Hanyuma bizana igihombo ku bijyanye n'ibifadika ariko n'amarangamutima. Niyo mpamvu iyo umuntu abitinzemo ubu umuntu burapfa, atakaza kwikontorora ubwe. Abantu badukurikiye ntibumve ko turi kuvuga ikintu coroshe. Iyo tuvuga ibintu byuzura ubwenge n'ibitekerezo, umuntu akaba atakibasha kwiyobora. Mu mwaka wa 2019 honyine video zashizwe hanze ziganisha ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se amashusho y'urukozasoni ni 6,000,000 n'ibihumbi 830. 6,000,000. Yego. Ubwo ni 2019. Hanyuma iyo ugabanyije mu minsi 365, ubwo bivuze ko buri munsi hajyaho video 18,700. Muri uwo mwaka kandi mu masaha abiri habaga hagiyeho video no ku munsi hajyagaho video 4,000. Bivuze kandi ko bashiraho video nsha zigera kuri 14 ku munota umwe. Ku munota umwe. Ni ukuvuga ngo ni hafi 20,000 ku munsi. Aho hari 2019. Uribuka ko muri Amerika batangaje guma mu rugo, ikintu cya mbere cyashize ku isoko n'udukingirizo.
uburyo byasakuje ku isi. izo nkuru nanjye narazibonye. Yego. Ubwo bivuze ko abantu nariho ndavuga urwego rw'ibizenguruka mu bwenge. Kandi umuntu wenda dufate kuri manager ahantu, kampani si yawe, uri umukozi. Iyo ibi bikuzuye mu bwonko, amafaranga atari ayawe uyahonga indaya nk'aho ari ayawe. Iyo umuntu ari umushumba akajya muri ibi, ubwonko burabura ibyo gukiranuka no kuba nta bantu ujya wumva banywereye nk'ibisindisha ahantu, noneho umuntu akajya muri hoteli azi ko ntawe umuzi. Ubwo ubwonko burangirika. Yego. Aho bigera igihe umupapa cyangwa se umudamu yagiye muri ibi agata abana, hari ikintu gihenze ku mugore kuruta umwana. Nibaza ko ku mugore muzima utekereza neza, nibaza ko ntacyo. Yego. Ariko iyo umuntu amaze gufatwa n'iyi ndwara, atabana adatekereje kabiri, ukabona nk'ibisanzwe. Yego. Niko n'abagabo bagiye mu ndaya bigenda. Mbese n'igihe umuntu atakibasha gukontorora amarangamutima ye. Ikintu cy'ingenzi abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bareba, badefinisa indwara cyangwa ko atariyo barebye ukuntu utakigira ubushobozi bwo kwigenzura, ntabwo ukibasha kwiyobora. Ubwo niho narindi kugira wenda bijyanire rimwe, igipimo gipima ingeso ko yahindutse indwara ni kimeze gite? Nico narimvuze. Ni igihe utakigira ubushobozi na buke bwo kuyobora intekerezo zawe, ahubwo byo nayo ngiye kuguha urugero, ariko ubanza uruzi. Iyo umuntu ari mu bwato mu nyanja, hari ukuntu bigera ugahura n'umuyaga, ukakuganisha aho ushaka. Cyane cyane rwose. Ubwo abagenda mu muhanda banyuze mu mihanda itari kaburimbo, abatuye kuri kaburimbo ntabwo bari bubyumve, nako baraza kubyumva. Iyo unyuze mu muhanda utwaye imodoka unyerera, bigera igihe ubunyerere bukakujyana aho bwo ushaka. N'igihe bukunyerera ugakata usubira iyo uvuye. Yego. Ariko n'abatwara muri kaburimbo barabizi, iyo imvura yaguye bigusaba kugenda buhoro kugira ngo amapine afate hasi. Yego. Kuko ushobora kwisanga ahantu mu cyerekezo utashakaga. Ibi nibyo biba. Nibyo biba ku bantu benshi. Hanyuma ubu tugiye kurebera hamwe noneho n'iki Bibiliya ivuga kuri iyo myitwarire. Ibi mvuze haruguru ni iby'abaganga bavuga. Yego. Ni iby'abahanga ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga. Twebwe rero kuri icyo Bibiliya ivuga, ntabwo Bibiliya ikoresha amagambo yo kwa muganga nk'ububata, niba babyita ububata, kudashobora kugenzura ibitekerezo byawe. Bibiliya ifite ukundi kuntu ibivuga. Ariko ntaravuga icyo Bibiliya ivuga, mbanze nkubwire ko hari abantu benshi badukurikiye bamaze kudekarara ko ingeso yabananiye. Cyane. Icyo batazi muri publike nyine. Twebwe icyo tuje kubabwira uyu munsi ni uko ari indwara, ariko ubundi bo babyita ingeso nyine mu buryo bworoshye. Ariko niba utakibasha kuyobora ibitekerezo byawe, kwigenzura, bisigaye bikujyana aho byo bishaka, ukeneye umuganga, ukeneye umuntu yagufasha. Byarenze kuba ingeso, bihinduka uburyo bwo kubaho. Hari abantu bakubwira ati sinshobora kuryama ntarebye porunogarafi, sinshobora kuryama ntikinishije, sinshobora kubaho ntasambana. Ntabwo bishoboka. Ku buryo urabona, kandi isi ifite ukuntu abadukurikiye batubera abahamya. Mu biganiro byinshi biganirwa mu ma office, ubusambanyi buburamo.
kenshi usanga ari nabyo abantu bari interese kumva iyo bageze aho bivugwa. Hanyuma tujye muri content y'indirimbo nyinshi ziririmbwa hano, ntizivuga ku busambanyi cyane. N'abaririmbyi cyangwa abahanzi yazi ko ariyo ingingo agiye kuvugaho, aba yizeye ko iyo ndirimbo cyangwa icyo gihangano cyangwa uwo muvugo cyangwa icyo gisigo kizagera kure. Rero bamenye, ntibayifate nk'ibintu bisanzwe, bamenye ko bigera igihe, reka dukoresha imvugo yo kwa muganga, umuntu akaba atakibasha kuyobora ibyifuzo bye n'amarangamutima ye n'imikorere, kandi bikangiza mu buryo bwinshi, mu buryo bw'umutungo, imibanire, ingo, insengero. Ibi bintu byambuye abashumba benshi amavuta, impano, imihamagaro. Yego. Byasenye kampani nyinshi zikomeye. Hanyuma umva icyo Bibiliya rero yigisha. Yesu yavuze ko umuntu wese yifuza umugore cyangwa umugabo w'abandi mu buryo bw'ubusambanyi, ni Matayo 5:28, aba ari umusambanyi. Nkunda Bibiliya ukuntu itangirira kure mu byifuzo higiye, ni ukugira ngo bitaza kuba igikorwa, nko kubikumirira kure. Yego. Pawulo yigishije mu Bakorinto wa mbere 6:18 guhunga, turaza kubigarukaho impamvu yavuze guhunga. Hanyuma Bibiliya nanone ikavuga ku kwirinda, cyangwa icyo Bibiliya yita kwirinda mu kwa muganga bavuga kwifata. Nubwo n'Abagalatiya 5:22-23 mu mbuto z'umwuka bamwe kwifata. Noneho rero iyo umuntu ageze ubwo irari, porunogarafi, kwikinisha cyangwa gushaka imibonano mpuzabitsina bimutwara aho bishaka, aho ubuzima bwe butakiyobora, atakibasha kuzuza izindi nshingano, Bibiliya bifata nk'ikimenyetso cy'uko utakibasha utakiri umukristo. Mu yandi magambo ni icyaha. Hanyuma usibye icyaha ni n'ikibazo cy'umwuka. Iyo tuvuze ikibazo cy'umwuka, mwibuke ko hari igihe imyuka mibi yuririra kuri ibyo. Yego. Ntibiba ari ikibazo gusa cy'umwuka usanzwe, ahubwo bikaba n'ikibazo cyo kuyoborwa n'imyuka mibi. Urugero naguha, ubwo byinjiye muri cya gice cy'umwuka, muri bya bice bitatu bigize umuntu. Hari abantu badukurikiye bazi ko barara basambanywa n'abadayimoni mu nzozi. Yego. Akarota ikintu atazi, agashiduka ibyo bintu byabaye. Yasenze 40, asenga 21, asenga 7, ariko izo mbaraga zanze kumurekura. Niyo mpamvu mvuze ko bigera igihe, reka nkoresha indi mvugo yoroshe, babita abagore ba nijoro cyangwa abagabo ba nijoro. Birumvikana ko haba hajemo ikindi kibazo cy'umwuka. Hanyuma rero abaganga mu by'ubuzima, bari by'ubuzima bwo mu mutwe, hari ahantu bajya guhurira na Bibiliya. Bafite ahantu buzuzanya. Umuntu ashobora kuba afite ikibazo cyo kwiyobora cyangwa kwigenzura cyangwa kwifata, hanyuma akaba akeneye ubufasha bw'abahanga mu mitekerereze. Hanyuma ntibigarukiraho, akaba akeneye nanone uwamufasha mu buryo bw'umwuka, ndavuga umushumba, umufasha mu myizerere. Hanyuma ibyo byombi ntabwo bivuguruzanya, ahubwo biruzuzanya. Kuba wagiye kwa muganga gusa, bashobora kugufasha igice kimwe, ariko sinzi niba bari abaganga bose bafite ubushobozi bwo kwirukana imyuka mibi. Hari n'ababa batanayemera. Yego. Bitangira ari ingeso, ingeso ikazana ububata, hanyuma bikagera igihe bikangiza amarangamutima, bikagera igihe byoroha gutegwa n'imyuka mibi. Hanyuma hari 1 nateguye
yo muri Bibiliya itubwira ibintu bitandukanye. Yego. Abantu hano bankurikire neza kubera ko ngiye gutanga umuti w'indwara. Aho niho ngira ngo bategereje. Ikinini cya mbere bakwiye kunywa ni ukwirinda ibishuko. Ubwo ni Zaburi 119:9 n'umurongo wa 11. Haravuga ngo umusore azeza inzira ye ate, azayezesha kwitondera ijambo ryawe. Ni kuvuga ngo content isimbugwa n'indi content. Yego. No warafashe igihe cyo kureba pornography igihe kirekire no kugana ibiganiro nka bene ibyo no kuyobera aho hantu. Gerageza ufate ijambo ry'Imana nk'urukingo rwagufasha kwirinda ibishuko. Ijambo ry'Imana yaryumvise pasiteri ryimura bya bindi cyangwa rirabitwikira? Rirabitsikamira. Ariko iyo ribaye ryinshi urabona mu bintu Yesu ataje gukuraho, ariko ntuzavuge ko nabikubwiye. Nanjye nzabivuga buhoro. Sibyo? Yesu ntiyaje gukuraho kamere. Ahubwo yatwigishije kuyitsikamira no kuyitegeka. Ubu Kristo rero naho ujya guhurira n'ubuzima bwo kwa muganga. Abaganga bavuga ko igihe umuntu atakibasha kwifata, kwiyobora, aba afite ikibazo. Mbese babyita kuyoba kw'ibitekerezo mu mibonano mpuzabitsina. Bibiliya nayo ikavuga ko igihe utakibasha gutegekesha kamere ijambo ry'Imana, nabwo ufite ikibazo. Bafite aho abantu bahurira. Dawidi yavuze ngo nabike ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntakora icyaha cyangwa ntagucumuraho. Iyi mirongo igaragaza umumaro wo kwinjiza ijambo ry'Imana kugira ngo rikurinde ibishuko. Si kinini cya mbere. Yego. Ikinini cya kabiri ni ukurinda amaso yawe n'ibitekerezo. Yobu 31:1 havuga ngo nagiranye isezerano n'amaso yanjye, sinzayarebesha umukobwa cyangwa umusore w'abandi. Uyu muntu wasezeranye n'amaso. Akantu ko kutarebesha umusore n'umukobwa w'abandi, abantu bahita babaza ati ajya agenda ahumye mu muhanda. Ntabwo ni ukwiga kuyobora. Twebwe biracoroshe hano, ariko muri Amerika abariyo barabizi ko ari itegeko rivuga ko iyo urebye umuntu kabiri, rimwe byo ntacyo bitwaye, ariko kabiri ashobora guhamagara polisi. Yego. Ni harassment. Ariko nanone hari ibintu bijya binsetsa pe. Uzi ko hano uhura n'umuntu mugahura nyine agahita ahindukira agahagarara akakureba, ahubwo akanusha na mugenzi we. Ariko ubanza hari n'abandi bantu bambarira kugira ngo babarebe. Ku buryo ahindukiye bakamureba bavuga ati ntego nyigezeho. Yego. Twige kurinda amaso n'ibitekerezo. Kinini cya gatatu ni uguhunga ubusambanyi. Navuze ngo uze kubinyubutsa. Yego. Ndabyibutse n'Abakorinto ba mbere 6:18 haravuga ngo muhunge ubusambanyi. Yosefu yadahunga ibero bya muka Potifari, ndabizi ko yari kuhagwa. Yego. Iyo bigeze ku busambanyi ntabwo bihangana, si ubukene bihanganira, ntabwo bacyaha. Uriruka, uriruka. None abahungu n'abakobwa basurana muri geto, ahantu hataba intebe, bari bwicare ku buriri. Hari abagenda ngo babanje gusenga yitatu nguye ngo babone imbaraga. Rona byumvaye ndatangaye numva ndumiwe. Mu by'ukuri nibwira ko niba utabashije guhunga, kandi tureke no kujya kure muri geto, hera kuri telefone yawe. Ibyo ureba, ibyo wumva. Mbese ujya kumusura muri geto mutahereye kuri telefone mubyumvikana. Yego. Kinini cya kane, Imana itubwira kuva mu nzira irimwo ibigeragezo by'ubusambanyi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10:13 haravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Imana niyo kwizerwa, nidukomeza kubana nayo izadufasha mu bigeragezo. Hari igihe umuntu aba akijijwe, ariko reka nkoresha umugani w'ikinyarwanda,
kiziritse ku muhoro birangira kabuciye. umuntu akakwizirikaho, akakwiziringaho, akakwirukaho, akabyinirira, agatega imitego, agashoramo amafaranga. none se ubu turi kuvugana nta bahungu uzi badakijijwe baza kurambagiza abakobwa muri korari, kandi bikarangira amujyanye. Yego. hanyuma iyo umuntu yafashwe yahita akubwira ati nzamwerera imbuto azakizwa. nagira ngo ko utari Imana itanga agakiza. yewe rero kera barambwira ati mumbatirize gusa, ibindi nzimenya nzirwanaho. Yego. Ikigaragazo wijyanyemo kizaguhenda. icya gatanu ni ukuyobora, ni ugufata mpiri ibitekerezo byawe. urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto 10:5 haravuga ngo dufata mpiri ibitekerezo mu mitima tukabizanira Kristo. gerageza kuyobora intekerezo zawe. uzi nkunda mu muhanda hari ukuntu bacamo imirongo bakavuga ati uyu muhanda kirazira kuwurenga, hano wemerewe guca kuri mugenzi wawe. biriya bintu ndabikunda. dukwiye kumenya kuyobora ibitekerezo byacu mu nzira yo gukiranuka. nitutabasha kuyobora gutyo, nutitoza kugenzura ibitekerezo byawe, nkubwiza ukuri, imiti yo kwa muganga uzayimara, inama uzazimara, ariko nta kintu kizavamo. ikindi ni ukwiga kwifata. kwifata, Bibiliya iravuga ngo imbuto z'umwuka Bagalatiya 5:22 ni urukundo, ni ibyishimo, no kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, ubugwaneza no kwirinda. Bibiliya iravuga ngo kwirinda cyangwa se kwifata. hari agakuru k'umuntu ni umushumba twaherukana afite ibiro nk'120 yari munini pe. mu mwaka umwe ngira ngo nawe utaruzura duhura afite 68. ndamubaza mbwiza ukuri, namumenya ariko asetse, sinari kumumenya pe. birumvikana ibiro byagiye aba yarahindutse. ndamubaza habaye iki, ntabwo ati nta kindi cyabaye, nta wundi muti nanyweye. yewe nibajije ukuntu ndi umushumba mbuza abantu gusambana, nkaba ngiye kwicwa na capati n'amandazi. donc byaramunaniye we kubireka. ndavuga abo nigisha gusambana bazabireka, ngewe narananiwe kugenzura ifarini. avuga ati kuva ico gihe bitaniga kwifata. ibitekerezo byagutse. Yego. urumva rero ibi ntabwo bikora mu mwuka gusa, kwifata bikora no mu bundi buzima bwose. Yego. ubwo ninde muntu azakwizera aguhe kuyobora ikigo igitsina utabasha kukiyobora? ninde muntu azakwizera ngo kubitse abana be tazi gukontorora irari ryawe? kwifata ni ikintu cyiza kizagufasha mu gice cy'umwuka no mu buzima busanzwe. hanyuma icya karindwi, ubwo ni kinini cya karindwi, ni ukwita ku byiza kuruta ibindi. Abafilipi 4:8 haravuga ngo iby'ukuri byose, ibyicubahiro byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, ibikunzwe, mbese byiza kuruta ibindi, ibishimwa byose aba ari byo mwibwira. kubera ko twibwira ibintu biciriritse. ibi bintu ko tuzi ko byasenya amatorero, bigasenya ingo, bigasenya kampani zikomeye, bigasenya ibihugu, kuki dukomeza gutekereza ibintu biciriritse? ibi bintu ko byica, ntabwo byica umwuka gusa, byica umubiri. uzanshakira umuntu yasambanye akarinda asaza akakwiza imyaka 80 akibikora, arakenyuka, ibyaha birakenyura. ikindi bizana umuvumo w'imyaka myinshi. gusambana nico kicaha kigira umuvumo muremure kuruta ibindi byose muri Bibiliya. harya tugiye ko bifata mu bisekuru 10. ntekereza ko hari ibyiza byaba ari byo dutekereza. nakubajije ubushize nti abapapa bitwara nabi kuko bashaka ko abana babo bitwara neza.
hanyuma icya munani nuko dukwiye gusaba Imana imbaraga. Zaburi 51 mu murongo w'10 haravuga ngo Mana undeme mu mutima uboneye musubize mu mutima musha ukomeye. Ubwo nukubwira abantu barangije kugwa muri iyo mitego ko Imana ishobora kubahindurira umutima. Abantu bankurikiye banyumve neza, uyu murongo ntabwo uvuga ko ibishuko bihita bihava, kubera ko ahantu hose hapopinga ibyo bintu, ndavuga ku mbuga nkoranyambaga, nabo mwabanye higiriya ntibazapfa kukureka. Gusa hari icyo Bibiliya isezeranya. Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 9 haravuga ngo nitwatuye ibyaha byacu niyo yo kwizerwa ikiranuka ibasha kutubabarira. Ibyo mbivugiye ku bantu yumva yarageze kure, wenda amaze gukuramo inda 3 cyangwa se yahaye umukobwa ajya kwikuramo, cyangwa se hari ubundi buzima nyine yabitinzemo, mu mvugo y'abarokore byita gusahisha. Hano Bibiliya itubwiye ko nitwatura ibyaha byacu ikiranukira kutubabarira. Yesaya igice cya 18 haravuga ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuku bizera nk'urubura, Imana ibasha kubabarira abantu muri ubwo buryo. Hanyuma Luka 15:11 havuga ku mwana w'ikirara. Bibiliya avuga ngo yisubiyemo. Satani hari ubwo ashuka umuntu akamubwira atumva warangiritse, ntacu kivamo, n'Imana ntiyakwemera ikurikije ukuntu uri mubi. Ariko niba umwana w'ikirara yarakiriwe kwa se kandi yarangije umutungo, ntabwo Imana reka kukubabarira. Hanyuma Pawulo yibukije abantu b'i Korinto ko yabanje kuba mubi, hanyuma Imana ikaza kumuhindura. Nagira mubwira abadukurikiye nanone ko kwihana Bibiliya ivuga ntabwo ari kumva ufite agahinda gusa, kubera ko abantu babaye imbata z'ibi buri munsi bafata icyemezo cyo kubivamo, ejo akazabyisangamo, ejo agafata icyemezo cyo kuba. Niyo mpamvu ababara iyo yisanze yabisubiyemo, nuko aba yari yafashe umwanzuro ariko ntibikunde. Yego. Ngiye kumubwira uwo muntu rero ibintu 7 yakora kugira ngo bimufashe guhinduka, intambwe yatera. Icya mbere, banza wemere ko ibyo ukora ari bibi, we kubyita kwifasha, we kubyita ibisanzwe, banza wemere ko ari bibi. Donc terwa agahinda n'ubwo buzima ubayeho. Yego. Nigeze kububwira kare nti ntabwo byangiza umwuka gusa, byangiza n'umubiri. Umuntu yatinze cyane mu kwikinisha, afite ibyago byo kutabyara, amanero niyo ubwonko arapfa. Pornography nico kiyobyabwenge cyambe kuruta mugo na kokayine. Byica ubusabane, nanashaka azajya nezezwa no kwabikora kera kuruta urushako yinjiyemo. Bikurura n'umuvumo, bizana umuvumo, bizana igihombo, byangiza igihe. Rero banza wemere ko ibyo ukora ari bibi. Icya kabiri, ukwiye kubyaturira Imana. Icya gatatu, ukwiye gufata icyemezo cyo kubireka. Umuntu umwe nigeze kumuha urugero, reka ndusubiremo. Naravuze nti nta kintu na kimwe ku isi umuntu atareka ngo bishoboke. Namubwira nti uri mu nzu, yego, bakubwiye ko mu muryango usohoka hatabye mu igisasu, nuhakandagira amaguru aravaho cyangwa urapfa, wahakandagira avuga ati sinahazi. None si igisasu kizaturikana umubiri n'ubugingo, nico wita icoroshe? Kizaturikana umubiri n'ubugingo n'abawe kuko bigera no kubiseka. Yego. Hari undi nabwiye nti ko uvuga ko byakunaniye, uramutse uri muri stade Amahoro harimo 45,000 byuzuye, ukagushiramo hagati, wakuramo ipantaro ukikinisha, uri muzima mu mutwe ntabwo bishoboka. Ujye ufata kuri imbere y'iteraniro ry'abamarayika n'Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera, ubifate gutyo uko biruta stade Amahoro. Ukwiye gufata icyemezo cyo kubireka ku kiguzi cyose byagusaba, kubw'inyungu zawe. Yego. Icya kane, ukwiye gusanwa umutima kubera ko ibyaha birangiza. Ibyaha ntibisigana n'ibikomere, kandi by'uburyo bwinshi. Nta bantu bakiriye gutabwa, uwo haya amarangamutima araguta,
nundaraguta mu by'ukuri uri gisenzegeri, warashwanyaguritse umutima kubera gutinda muri ibi bintu. Hari n'abatabitinyuka batabanje kunywa ikibatinyura. Birumvikana byose bisiga umutima ari ubushwambagara. Shaka uburyo wasanwa umutima, shaka umuterapista agufasha. Icya gatanu, ukwiye kubabarira abagize uruhare mu kugushora muri ibyo. Urabizi ko bikunda ikigare cyane, bene ibyo byaha bikunda kuba ahantu hari ikigare. Bagatangira bakoresha imvugo zoroshe zikubwira ko nta birenze, nta mukobwa w'isugi ukwiye kuba kihari muri iyi myaka, kiretse iwabo baroga, ibintu nka bene ibyo. Uko icyo kigare kigenda kigutinyura, ukazashiduka waraguye ahantu utabasha kwigarura. Babarira abo bantu bagize uruhare mu kuguhemukira no kukujyana mu kigare, ariko nawe utere n'intambwe yo kwibabarira, kuko hari igihe umuntu avuga ati mbyagwa na runaka, ndi muzima, ndi umusazi. Ukabona umuntu asigaye yiciraho iteka, yiyita amazina mabi nka bene ayo, kubera ko yananiwe kwibabarira. Kuko wenda iwabo nta na kimwe batamuhaye, ariko ntibyamubujije kwishora mu ngeso nka bene izo. Pastor, nuvuga kubabarira, ubwo hari igihe umuntu arahita yumva ko nabababarira ibyo kwitandukanya nabo bitamureba rero. Ibyo ntabwo uribuke ko arico twahereyeho. Igihe utabashije guhunga, nta nubwo ari ukwitandukanya gusa, ni ukwiruka. Bababarire hanyuma wiruke, hanyuma nugere higiyo utangire iyi nzira. Yego. Hanyuma ikindi ni ugukomeza urugendo rwo guhinduka, nubwo byagusaba igihe. Ntabwo navuga ngo ibintu byakubasa imyaka myinshi birashira ijoro rimwe. Ikindi ni uko ukwiye kugira umuntu ugufata ukuboko. Hari umuntu umaze udukurikiye, amaze igihe kinini agwana, akeneye wamufata ukuboko kugira ngo amenye umuzi w'ibyo agwana nabyo, amugire inama, anamukomeze, amwibutse ko urukundo rw'Imana rukihari. Urakoze. Twatangiye utubwira ko ari indwara, ariko abantu bari basanzwe bazi ko ari ingeso, bo niko bayitaga. Iyi ngeso irageraho yarenga ingeso ikaba ububata. Yamara kuba ububata, uyu munsi twayise indwara. Pastor, iba karande ryari? Iba karande iyo urabizi ko ubajije ikibazo cyiza cyane. Urabizi ko cyane bayigutekera. Urabizi iyo biba imbuto, umuntu asarura ibisa n'ibyo yabibye byinshi kuruta ibyo yabibye, kandi igihe kirekire. Ibi mbivuze ku bw'icyacu ubusambanyi. Biba uruhererekane. Ibyo ukora wowe, umwana wawe azabikora abikubye inshuro nyinshi. Reka ntange urugero. Abantu ba kera ntibari bafite amahirwe yo gusambana nk'aharu, kubera ko nta video zacishikana ahantu hose. Byasaba kujya gutereta umuntu akemera cyangwa akanga. Ariko kuri ubu abantu basambana n'imiyaga n'imyuka n'ibintu bibonetse byose. Koranabuhanga riborohereje. Yego. None se utekereza ubu turi 2026, utekereza ko 2040 bizaba bimeze bite? Zabiteye ubwoba. Yego. Nibi bihari ubu biduteye ubwoba. Ubwo mu 2040 bizaba bimeze bite? Rero nibwira ko niho navuze ko icyaha ni nk'imbuto itubuka. Ibyo nibyo bihinduka karande. Uko amagenerasiyo aza niko bagenda boroherwa no kubikora. Kandi wibuke ko barakurugwa n'amaraso, barakurugwa n'imyuka ihari, barakurugwa n'ikirere barimo, barakurugwa n'umuvumo n'ibintu byinshi. Uyu munsi twayise indwara, Pastor. Nubwo twahise indwara, hari abumva ko mu by'ukuri iyi ndwara twise ubusambanyi, hari abumva ko bari abantu twavuze bareba aya mashusho y'urukozasoni bakikinisha n'ibindi byose byo bitari ubusambanyi. Niki bababwira batekereza gutyo? Kwa muganga ubundi babizi ko habaho counseling ebyiri, Gikristo ni isanzwe ya siyansi. Niba ajya muri siyansi bazababwira ko nta birenze. Bagerageze biyobore, bigenzure,
ariko Bibiliya iri kategorike ndongo ica umurongo ntugasambane akadomo, kuko numvise abantu babidefanda bumva ngo kuba umuntu atahuye n'undi murahera hehe mubyita ubusambanyi. Ubwo niyo mpamvu navuze nti utekereza gutya dukurikiye ukuri guharira ntabwo nagusomeye umurongo uvuga ngo uwifuza umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi aba ari umusambanyi. Mu gihe cya kera icyaha cyari igikorwa, ariko ubu icyaha ni igitekerezo. Mu miti watubwiye n'ibinini watubwiye, hari aho watubwiye ko bishoboka ko umuntu ashobora gukira. Hari imyumvire ihari ivuga ko umuntu wabaswe niba akabikora igihe kinini kubireka bidashoboka, kubera ko aba yarinjiye muri iyo si nyine kwibohora bidashoboka. Nibyo? Ntabwo nemeranywa nawe. Ngewe nemera ko Kristo nta kintu kimwe atakiza. Hanyuma Bibiliya ivuga ko iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Abantu bakize ubusinzi barara mu muhanda, abantu bakize ubusambanyi babikora kinyamwuga, abantu bakize umujinya, abantu bakize ingeso zitandukanye. Kristo aramutse atadukiza ibyo nta kindi yaba atumariye. Reka dusoreze ku kibazo gifata impande zose z'abantu badukurikiye. Hari mu materaniro cyangwa se mu nsengero twumva tubona abantu batanga ubuhamya, reka niko byitwa, babyita ubuhamya ko baryamanye n'abagabo kanaka n'abagore kanaka, yabaye indaya imyaka myinshi, akavuga ibyo bintu uburyo yabibayemo, akabivugira imbere y'iteraniro. Biriya byiswe ubuhamya buvuga kuri iyi ndwara y'ubusambanyi ku buryo abivuga ukumva ni indengakamere. Bifasha iki iteraniro ku muntu uri kubivuga, Pastor? Kuri nge ntaco. Dukwiye kubanza, sinigeze kubwira ko ubusambanyi umwuka udasigara. Uyu muntu uri gutanga ubuhamya byibuze izi ntambwe navuze zose yaraziteye. Si umuntu uvuye ejo bundi, ntituzi niba yaranabiretse neza burundu, niba yaranabiretse ibikomere yakuyeho biracari bibisi, biracari hari. Uyu muntu utekereza ko yarakwiye guhagarara imbere y'abantu ngo atange ubwo buhamya? Ahubwo birasa nkaho imyuka ihita ikonekita. Iteraniro gukira, umuntu yarakwiye gutanga ubuhamya bwo gukira kwe ni umuntu yakize mu buryo bwuzuye muri bya bice bitatu, kandi yakurikiranywe bakamenya neza. Urabona kwa muganga ari ikintu bakundira, ntibashobora kwemera ko ujya mu ruhame ngo uvuge ngo nakize sida. Hari igihe runaka baguha, uzipimisha iki gihe n'iki gihe n'iki gihe, hanyuma bazajya muri laboratwari bakora ubushakashatsi, amaraso yawe bayahinge kugeza igihe bamenye neza. Kubera ko nk'ibihugu bimwe na bimwe biteye imbere cyane, umuntu ashobora kugera igihe sida itakigaragara mu maraso. Urumva ko niba bayipimye amaraso ntibayibone, ashobora guhamya ko yakize. Ariko mu by'ukuri ikaba yihisha ahantu, nahagarika imiti cyangwa ubuzima bamubwiye gukurikiza, birashobora kwigaragaza. Ibyo ntabwo bitandukaniye n'ubusambanyi. Niba umuntu atakurikiranywe mu buryo bukwiriye ngo afashwe mu buryo bwiza, kumuhagarika imbere y'abantu, abafite ya myuka bose barahita bakonekita, hanyuma araba akanguye abanyantege nke uburyo bikorwamo, hanyuma araba natubwiye ko ari ntaco bitwaye. Niba yakurikiranywe se n'ubundi bagasanga ameze neza, bagasanga yakize, ibyo bintu ari guha iteraniro rikunguka iki muri byo? Hari uburyo bwo gutanga ubuhamya mu buryo reka mvuge ngo bweditinze, ubwo nkoresheje ibijyanye na tekinike. Iyo umuntu avuze ngo nari umunyabyaha, Imana irambabarira, gusa ntatanze ubuhamya, ubwo nifashishije Grand Frère Paulo. Urumva avuga ati uko mundeba uko ari umunyabyaha ariko narababariwe. Ubwo buhamya ntibuhagije, ariko
niba umuntu atubwiye ibitanda yaryamyeho n'amapozisiyo yafashe n'amahoteli n'imyenda yari yambaye n'ibyo yabanje kunywa, imyaka bimaze, ibyo bintu ntabwo ari ubuhamya, n'uburozi. Rero nibwira ko hari igihe abankurikiye ntibantera amabuye, bazaze tuyubakishe studio y'Agakiza. Yego. Hari igihe abantu babicuruza, ndavuga abashumba, bakavuga ati dufite umuntu azatanga ubuhamya, nibwo abantu bazuzura, ni nabwo bazatura. Noneho ukabona uwo muntu bamugize umusitare wo kuvuga ibyo bidakwiriwe kuvugwa mu materaniro, kugira ngo bihinduke ibibazanira abantu batahe batuye nk'igicuruzo. Ibyo bintu ni bibi cyane, kubera ko navuze ko umuntu agomba kuba yakurikiranywe, hakaba ari ibihamya ko yakize neza, bakwiye no kweditinga uburyo atanga ubuhamya. Si ubutwari, si ikintu cyo kwirata. Kandi wibuke ko nubwo Imana yakubabariye, ariko ingaruka zabyo zo, iyo mbuto wabibye ushobora kubona itangiye kwigaragaza. Yego. Rero nibwira ko ni ibintu byo kwitondera. Ni ingingo ikomeye, ni ingingo kandi ifata ku bantu bose, ku buryo kuyivugaho n'ubundi ibibazo biba bigihari, kugira ngo abantu basobanukirwe. Ariko mutwemerere dusubikira ahangaha kuko ibiganiro byo biracyakomeje. Pastor, umuntu watwumvise ariko akaba akirwana no kwakira imbabazi kubera ko yumva yarashayishije, kadukoresha ya terimi ya Bibiliya, nicyo wamubwira cyamufasha kwakira imbabazi mu by'ukuri, akumva ko kuba yarageze kure bidasobanuye ko imbabazi z'Imana zitahari? Kuko ndabizi ko hari abantu bakirwana n'iyo ntambara. Nifuza kumubwira ko Imana yanga icyaha ariko ikunda umunyabyaha. Igihe cyose aje ku Mana agaca muri inzira yo kwihana, Imana iteguye kumubabarira. Yego. Reka dusubikira ahangaha. Mwakoze cyane. Uyu munsi twari ku ndwara yo mu mutwe, tubize ko arizo turi kuvugaho, y'ubusambanyi. Mwumvise urwego igeraho igahinduka indwara, wowe uyita ingeso, wowe uyita ububata, igera bikaba indwara. Kandi nubwo ari indwara, nagira ngo nguhumurize ko ifite umuti, bya binini 7 Pastor atubwiye bishobora kugufasha gukira mu gihe wumva ko ubabajwe n'ubuzima urimo kandi wifuza kubusohokamo. Pastor, ngira ngo twasoza dusenga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, twirukanye umwuka w'ubusambanyi mu bantu, imbaraga z'umwijima zifatwe mpiri, utange kubohoka kuzuye. Umwuka, ubugingo n'umubiri byose byezwe. Uyu muntu uriho uragwana intambara yabyo, umuhe imbaraga zo kuyobora ibitekerezo bye, kandi imbaraga z'Imana zimufashe gukira. Ndasengeye abifuza kubivamo kugira ngo babohore mu buryo bukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.